Okay. Jody. Mbere na mbere, I'm sorry. Sorry for what? Wakabaye saba imbabazi. Umbabarire ni wongera kunkoraho. Urabona noneho uwondiwe. Akira umene. Ariko ndava hano nkubwiye ukuri. Uyu bakunzi ba seri nziza cyane yiswe urwobo rw'inzitane. Abantu benshi bari batangiye kwibaza ni ese filime imaze iminsi 2 yose itatugeraho nibiki. Ndagira mumbwire ngo uyu munsi wa none nyuma yuko Joy amenye ko Monica atari nyina agashaka kuba yiyahura, ese muratekereza nibiki byaje kuba byakurikiraho nyuma y'ibyo twagiye tubona kuri uwo munsi wa none aho Jory yaraje kuba yabona ibintu bigiye bitandukanye. Julia nyuma yuko Romeo igihe amenya Juliet twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko yaramaje kuba yamenya ukuri ibintu byinshi cyane aho bari bibye telefone, ibintu byose twagiye tubona muri seri ya mbere ndetse no muri seri ya kabiri byagiye bitambuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Julie na Juliet nyuma yuko bagiye bafatwa ibintu byinshi tukajya tubibona no kuri filime yacu. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi filime urwobo rw'inzitane noneho ije mu suransha. Guys, twagiye tubona agahinda ka Jory kenshi cyane, ariko ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi nakubwira ko ibihe by'agahinda byashize, ahubwo agiye kuza ibihe by'ibyishimo. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri filime yacu cyane, aho ifilime inyura kuri Agape House Films. Ni filime nziza cyane, filime ifite inyigisho ikomeye cyane, aho nakubwira ngo wowe tubana umunsi ku wundi, wowe twabanye kuva kera kugeza na n'uyu munsi wa none. Iyi filime yiswe urwobo rw'inzitane ndayigutuye. Niba utajya ukunda kuyireba ndakurarikira kuba wayireba, kuko ni iby'agaciro gakomeye cyane ku bakunzi ba filime nyarwanda muri rusange. Nakubwira ko niba utari waza ngo tubane hano muri filime yacu yiswe urwobo rw'inzitane, menya ko urimo guhomba byinshi cyane hano kuri filime yacu, kuko hari byinshi utarimo kumenya kandi biri ngombwa ko uba wabibona ukaba wanabimenya. Ese uratekereza nibiki? Ese uratekereza n'irerezo rya filime yacu? My friend, ndagira mbabwire ngo buri umwe wese uri hano ashobora kuba yatanga igitekerezo bijyanye n'uko we agenda abibona, agenda abona ibintu bitewe n'uko we agenda abibona. Ashobora kuba yatanga igitekerezo hano kuri filime yacu. Nakubwira ko filime yacu mwagiye mubona filime nyinshi cyane, ariko ndagira mbabwire ngo nyuma yuko Jory amenye ko Monica atari nyina, ibintu byose byazambye, ibintu byose byabaye bibi cyane, aho nakubwira ngo ibintu namarira gusa, ibintu namarira. Nicyo kintu nakubwira ko twagiye tubona uburyo ki agafaranga yaje kuba yakubitwa biramurenga cyane. Ariko si umuntu tubana umunsi ku wundi, wowe urabona kuri filime ari ibiki bigiye kuba byaza bikaba byateza nk'ikibazo hano kuri filime yacu? Urabona ari nk'ibiki bigiye kuba byateza ikibazo. Twabonye uburyo ko iyi season ya mbere yaje kuba yarangira Juliet arimo gushimutwa, ariko ibyo ngibyo reka tubyihorere. Nakubwira ko gafaranga na Tom mwabonye uburyo ki amakimbirane yabo yagiye atangira kugeza tukiri muri season ya mbere kugeza hano ngaha, my friend. Ariko ndagira mbwire ngo Julia na Juliet
ibyabo nabyo ntabwo bihagaze neza kuko bari mu mazi abira. Twagiye tubona byinshi cyane ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyabo byose biri mu mazi abira. Gusa byo ndagira nkubwire ngo mwe twagiye tubana umunsi ku wundi iyi filime yacu yiswe Urwobo rw'inzitane, ndayibahaye ndayibatuye mbabwira ngo mwe mwese twagiye tubana mbabwira ngo iyi filime nuze kuba wacikwa nicyo kintu nakubwira cyo aha kuri filime yacu. Kankubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano pe, niba ari ubwa mbere ugeze hano wibuke kuba wayikandaho ibuto ya subscribe kugira ngo tubane muri byinshi, umenye byinshi bigiye bitandukanye hano kuri filime yacu. Hari byinshi abantu benshi bagenda bibazaho ati ese bizagenda gute? Twagiye tubona uburyo ki Juliet yaragiye gufatwa ku ngufu. Muribuka turi muri season ya mbere ku episode ya 11, uwo munsi habuze gatoya ngo afatwe ku ngufu, ariko twagiye tubona uburyo ki kwa Romeo byo byari biteye ibibazo, byari ibibazo gusa kuko bari mu mazi abira. Ariko nakubwira ko ibyo twagiye tubona ku iyi filime yacu byose uyu munsi wa none birimo biragenda bigana ku musozo, byose biri kugenda bigana ku iherezo ry'ibibazo. Nicyo kintu nakubwira cyo nkubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano ngaha kuza kubana natwe muri filime yiswe Urwobo rw'inzitane, ndagira ngo uze tubane muri byinshi birambuye. Kankubwira ngo burya niba utarakanda ku buto subscribe umenye ko urimo guhomba byinshi cyane hano kuri filime yacu, umenye ko urimo guhomba byinshi cyane pe, byinshi cyane kuri ino filime yacu. Nicyo kintu nakubwira cyo, nakubwira ko urimo guhomba byinshi cyane. Icyo rero muze tubane hano kuri filime yacu tumenye byinshi bigiye bitandukanye, tumenye imva n'imvano ya filime yacu. Abantu benshi mwibaza ni ese bizagenda gute, ese bizarangira gute? Nkubwira ngo filime uyu munsi wa none iribuze kuba yabageraho nk'ibisanzwe. Ese muyiteguye neza cyangwa ntabwo muyiteguye? Ntabwo nkugoye, kanda ku buto subscribe maze dukomeza na filime yacu. Ariko so yatekereza abantu mwese ko mbizi neza ko mutari mumenyereye ibi bintu. Umuntu tuzi ku izina rya Irene namwe mumumenyereye mu bijyanye no gukina filime, ariko ikintu cyiza nabonyemo ni kimwe. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati Irene azi gukina, azi kwactinga, abikomeze. Ntabwo aje n'ubundi aje gukina, ntabwo aje mu mikino, aje mu bintu agiye gukora. Kandi iyi filime abenshi batangiye kuvuga ati urukundo rwa Shema cyangwa tumwite Irene ndetse na Aisha rugiye kuba rwagaragarira muri filime. Ese koko nibyo? Turaje tubirebe niba ari byo cyangwa ari amagambo y'abantu amwe atajya arangira. Nicyo kintu nakubwira cyo. Kankubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo tumenye byinshi birambuye, cyambere nakwibutsa gukanda ku buto ya subscribe maze tugakomeza tukareba byinshi bigiye bitandukanye, byinshi tutagiye tumenya ku filime yacu, tumenye ngo byavuye he, ese birimo biragana hehe. Ndabizi ko abantu benshi barimo baribaza ni ese kubera iki, wenda ko nabantu barimo barabunza nk'imitima bibaza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo mbwiye ngo iyi filime ishamikiye kuri umusore bita Shema ndetse n'umukobwa witwa Teta. Baje kuba bakundana, gusa byo Shema ni umusore w'umukene, Teta ni umukobwa wo mu bakire. Icyo nicyo kintu badahuriyeho, gusa byo icyo bigaragara cyo urukundo hagati yabo rurimo, urukundo kandi rutari rwa rundi rw'uburiganya ruri hagati yacu. Urukundo rurimo hagati yabo, ni ibintu byiza cyane. Abantu twagiye tubana muri filime zitandukanye, ndagira ngo nkubwire ngo iyi utayirebye waba uhunze byinshi cyane, kuko waba wijije amahirwe menshi cyane, kuko niyo filime mu Rwanda irimo
byose wagiye wibaza muri filime ukabibura, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose ugiye kuba wabireba hano ngaha kuri filime yacu yiswe Isereri. Bigereka nkubwire ngo nta kintu gitera isereri nko kubaho uziko uri mu kene, nibyo bintu bya mbere bitera isereri. Nicyo kintu gitera isereri umusore wacu witwa Shema guhora yibaza ati ese nukubera iki ndi umukene, ese nakora iki kugira ngo mbone amafaranga anunga. Abantu benshi iki kibazo bahora bakibaza bibaza ati ese kubaho turi abakene nta kuntu twabaho wenda dufite nk'amafaranga. Gusa byo abenshi bayoboka inzira mbi, nakwibutsa ko guhitamo inzira mbi iteka urababara ugahora uhangayitse cyane. Ariko abantu benshi baribaza ni iyi filime yateguwe nande? My friend, ndabajya mbabwire ngo burya icyambere cyo ni kimwe, uzabanza ugakora mu buzima bwawe bwa buri munsi, aho ushaka kuva naho ushaka kugira. Ndajya mbabwire ngo uzabanze wubake urukundo muri rubanda bagukunde, nicyo kintu cyambere. Kuko murabona ko Irene yabanje yubaka urukundo muri we n'abantu, ariko kuri uyu munsi wa none agiye kuba yabereka filime nziza cyane, filime irimo inyigisho. Abantu mukunda kwigira muri filime, mukunda gukura amasomo muri filime. Gusa byo buri gihe bahora bigisha